ariko ingo zigatandukana ubwo hari akazi muri gukora cyangwa mushaka amafaranga gusa dakorera young generation amaraso matoya niyo ushobora kurera ugahindura indirimbo zawe nizo gufasha abantu batarashaka uwashatse we nago yayumva tubaye ikaze kuri YouTube channel ya MNI twizera ko aho uri hose umeze neza cyane waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze yarwo tunakwifuriza ishyane ihirwe muri uko gusoza umwaka wa 2019 nkuko rero tumaze kubamenyereza ari inshingano zacu nka MNI dusanzwe tubagezaho amakuru atandukanye ndetse tukanabagezaho n'ibihangano by'abahanzi baba bashyize muri MNI Selection ndetse tukanabatumirira n'abahanzi bubwabo tukaganira nabo bakatubwira byinshi ku muziki wabo ndetse bakanabona n'umwanya wo promoting ibihangano byabo uyu munsi rero dufite undi muhanzi tugiye kuganira nawe atubwire byinshi kuri we ndetse no ku muziki we n'izimbye mu magambo nagira ngo dutangirane tangira twibwira yanibwira n'abanyarwanda ndetse tubone no kumubaza ibindi bibazo nyuma wenda. So far, every moment we will spend together has been awesome, but I promise you that the best is yet to come. I love you, just so you are. Let me call you so, yeah. Umwanya Mfura Uniquely. Mfura Uniquely. Mfura Uniquely, uriya Uniquely bisobanuye iki? Uniquely ni ijambo rituruka kuri unique cyangwa se unique. Ni nk'ikintu gifite umwihariko utasangana abandi. Cyangwa se n'umuntu ufite umwihariko utasanga nabandi so nanjye mfite umwihariko wanjye. Okay, amatsiko menshi cyane umwihariko no wowe. Umwihariko wanjye no kuba ndi umuntu ushaka kugira impinduka muri rusange nagaragaza kuri muzika nyarwanda ariko ntago nabikomozaho cyane kuko riracyarasa ntago riragera mu kirere mo hagati ukibihe bizagenda biza ibikorwa nibyo byivugira kurutange. Kabisuranyije neza cyane utibikorwa n'ibyo byivugira twizereye ko ariko ufite gahunda yo gukora cyane kuko twaje tubona abahanzi bashyashya batangira kuririmba ariko hashira igihe bakabivamo sinzi niba ufite gahunda yo kurambamo si atubwira. Muri rusange ngomba gukora kandi nkakora cyane nubwo bitoroshye ku isoko ryacu hano mu Rwanda ndetse na mikoro makeya ariko sicyo nakomozaho cyane ahubwo buri umuntu agenda akora bingana n'imbaraga ze kugira ngo hato utabira icyo yakinshi kandi utaribona umunyu ukongera kugisubirana bityo rero ndizeza abanyarwanda ko ngomba gukora cyane ariko nanone nta ngomba kujya kure y'imbaraga ngiye mfite ubwanjye. Kure y'imbaraga ufite ubwawe ushatse kubwiki? Nimba n'urugero nshobora wenda gusohora for example nima nshaka gukora track imwe mu mwaka ubwo izo nizo mbaraga mfite mugezi yongere nkabashwikora rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mezi abiri cyangwa 3 umva ko ziba ziyongereyo ibyo ni ibintu bigenda bigaragarira audience muri rusange. Koze cyane kuri uyu munota ufite n'ibihangano bingahe? Kuri uyu munota mfite igihangano kimwe kiri hanze cyitwa My Lover. My Lover nabonye iri gukora n'akazi kuri MNI cyane. My Lover ushaka kuririmba miki? My Lover n'amagambo umukunzi ashobora kubwira mugenzi we amasezerano ashobora kumuha muri rusange nayikomozaho n'indirimbo y'abantu bakundana. Indirimbo y'abantu bakundana cyo ni ikintu cyiza cyane ariko se kuri indirimbo z'abantu bakundana ziba nyinshi ariko ingo zigatandukana ubwo hari akazi muri gukora cyangwa mushaka amafaranga gusa? Okay, ku ruhande rwanjye ndakorera young generation ntago nkorera generation iriho kuko amaraso matoya niyo ushobora kurera ugahindura igiti kigorwa kikiri gitoya ariko nuvuga ngo umuntu wagezeho ashaje yikujije biragoye kumufata ukamuyobora mu nzira ngo nyura haka. Ese muri make wenda niba naguciye mu ijambo niba nakumvishe nabi indirimbo zawe nizo gufasha abantu batarashaka uwashatse we nago yayumva no muri rusange ni indirimbo nkomoje kuri indirimbo ni indirimbo umukunzi agomba n'amagambo umukunzi ushaka kubwira mugenzi we ariko ntakomoje kuri icyo ngicyo ntago ngi nibanda ku bijyanye na relationship gusa cyangwa indirimbo z'urukundo ngomba no kubaka n'intego yanjye muri music no gukora ibihangano byubaka societe muri rusange nyarwanda nubwo ibindi bitaragera hanze ng'abantu babashe kuba babona ibyo nshaka gukomozaho ariko muri rusange naho ngaho topic y'indirimbo ishingiye. Nakoze cyane Fura. Hari abahanzi bakuru igihe bavuga bati muziki urimo
uragorana cyane ku muhanzi ukizamuka nizihe mvune ahura nazo umuhanzi ukizamuka muri rusange imvune ahura nazo ni uko aba ari wenyine si abahanzi bose bakizamuka bivuna kuko umuhanzi uzamutse ari muri label n'umuhanzi uri gukora ari wenyine ari bushakishe agakora track agakora audio agakora amashusho go promotinga igihangano ni ibintu ku rundi ruhande rubitoroha urumva n'umuhanzi we ufite label arakorerwa audio akorerwe video akorerwe promotion custom design everything atandukanye na wa muntu uri nyamwigendaho urumva rero umuhanzi we ubigora cyane ni wa muhanzi wirwanaho uzamuka ariko none yirwanaho urugero nkanjye sibyo ntago wamfata ngo ngeranye n'undi muntu ntakumoza ufite label nimba nyindi kwikorera ubwanjye ku giti cyanjye urumva ko mfite aho ntandukaniye n'abandi so biragoranye cyane muri rusange kubona label bisaba iki kubona label ubundi ntago na bikomozaho cyane kuko biterwa n'aba nyirubwite ba nyirebo ibyo bagenderaho bajya gutoranya umuhanzi nta nubwo aho ngiye kugenderaho byarangira nihaye amanota y'ubudasa kandi nyamara wenda bari kunshyira muri label hari ibindi ari kugenderaho nge simbyuzuze muri rusange label nabyita icyambere ni impano yawe igaragarira abantu muri rusange ndetse na wa muntu ufite label cyangwa se ya label ikubonamo isoko rigari ku buryo uzabatunga nawe ubwawe ugatera imbere ariko the first ugomba kuba wabatunze kuko bagomba kuguha ikivuye mu mufuka wabo rwose haba ari amahirwe yo ugerageza yo kubona label nibikunde cyangwa ntabwo urabigerageza njye ubwanjye hari studio zimwe na zimwe nagiye negera kugira ngo njye babe bampa amahirwe yo gukoreramo dukore wenda twagirana amasezerano ariko bampa amahirwe yo gukoreramo kugira ngo mbashe gukora ibihangano byinshi tugereranyije n'ibyo isoko rikeneye ariko usanga kenshi kuko ari wowe ujyanye request atari ubafasha umwanya wo kugutekereza ngo bagutoranye ntabwo biba byoroshye kuba bakwakira icyo gihe none bisaba ngo ufate igihe kinini ukoreramo kugira ngo ubone ubushobozi bwawe bitandukanye n'ibyo uzubasaba ubwo rero ku giti cyanjye ndacyagerageza gukora kugira ngo habaye namutse abonyemo ubwo bushobozi bakabumbonamo nkabona label mu gihe batabumbonyemo n'ubundi ntabwo nshobora guhagarara gukora kuko iyi gahunda yanjye ni ugukora none nk'umuhanzi ukizamuka ibyo ari byo byose hari abahanzi wagiye ureberaho uko wagiye gukura ndagira ngo tubwire nko mu Rwanda umuhanzi wakuze ureberaho ndetse wenda no hanze niba ukunda ibintu byaho simbizi nawe uratubwira niba ari umuhanzi waba wararebeyeho muri rusange hari ingero nziza z'abahanzi ariko ntabwo nta diplomasi dushaka turagira ngo tubwire umuhanzi kuko uyu munsi ngiye nshobora kuba narakurebeyeho ugasanga nyuma y'imyaka 10 ngiye nkufana ufasha umwana ku ngufu none si icyo gihe umaye urugero rwiza ruhe ahubwo ikiza nuko mfata ku isoko rigari muri rusange nkafata abantu bakaba icyitegererezo cyanjye cyiza simvuge yuko ari bo banyinsipira ngo cyangwa ari batuma nkora ibi ngibi ibyo mbikora nk'umwihariko wanjye kumwimerere nk'impano navukanye ahubwo abandi bakampa urugero rwiza amakosa bafite nanjye nk'umuhanzi ukizamuka nkaba nazakora kugira ngo nyakosora hazaza mbe nagaragaza uruhare rwiza ariko muri rusange ntago navuga ko runaka ari we umpa intego urimo urakwepa ikibazo cyanjye ndashaka kubaza akantu gato ufite sheri no ko waje kubitekerezaho impamvu mbanje kubitekerezaho wari wabyibagiwe yaba wenda wari uzo naba twaba duteretana cyangwa so naba ntereta wakamwegera ukamubaza kuko icyo nshaka kubaza rero impamvu mwajije n'icyo kibazo ndashaka kubaza okay ninde muntu wa mbere wumva ushyira imbere yawe mu buzima my own family yawe unkomoka ubwo ndavuga DNA zanjye umuryango nkomokamo ni w'ingenzi kuri njye ariko noneho ubu ngubu n'impamvu nkora ndareba uwo noneho ngewe uzankomokaho ikibazo cyanjye ngezeho kuri bonane umuryango wawe wose amaraso yawe yose ateraniye hamwe ni urugero wenda mvuze kuri bonane simbizi bakakubwira ati tumira umuhanzi umwe aza turirimbire watumira nde
kubera yuko biba bigoye cyane nanone kureba iby'amarangamutima y'abantu ashingiyeho sibyo. Ndashaka wowe uri umuhanzi baravuze bati reka tubwire Mfura Uniquely atuzanira umuhanzi cyangwa mu contacte twebwe tuzamwishyura aza turirimbire ibintu bigende neza cyane. Okay, nuvuga ngo ngewe mu bantu nimba muri famille yanjye turi abantu 10 bakaba bamaye icyo cyifuzo ngomba gufata igereranya nkafata kuri nkavuga ni 8 bemeje runaka nkabure mbazanira 2 ntago bamukunze aracyari kumwe ariko nacyo igihe kiza muri rusange ntagiye kure abahanzi nkunda ni benshi sibyo yaba hanze y'u Rwanda yaba mu Rwanda ariko kamvuga iwacu kuko ni iwacu sibyo. Buriya nka King James ni muririmbyi mwiza, mu baraperi Riderman ni umuraperi mwiza, n'abandi n'abaraperi beza, n'abandi n'abaririmbyi beza, ariko muri rusange Tom Cruise abantu nk'abo ngabo nibo ngiye nagenda ndeba ariko ubwo naba ngende ku marangamutima yanjye ntago naba ndebye ku byifuzo by'abansaba. Okay, tugarutse no ku bihangano byawe MNI Selection My Love, nagira ngo tubwire nibura umurongo umwe uri muri My Love. Umurongo urabona uri kwandika hari igihe wandika umurongo nawe bakavuga uti uyu murongo rwose sibyo. Hari igihe wumva n'indirimbo y'undi muntu nawe bakavuga uti uyu murongo yaririmbye muri indirimbo. Nohe murongo wumva aririmbye muri My Love wumva nawe wishimira kuri uyu munota cyane kuruta indi? Indirimbo rero cyane ko ngiye buryo kinkoramo muziki yanjye biba byariye ntago nshobora kujya muri studio ngo mpite compose indirimbo ngo recording. Mbanza gufata sample ngagenda ngakora repetition ngakora ibintu nitondeye uhereye ku itangira uhereye irangira indirimbo iba nziza ariko muri My Love second verse na kalasi bingwa neza cyane. Wadaho sample cyangwa kapera? Kalasi ravango inza kwari wowe ndeba wenyine nkunda kubizi kwari wowe nihebe cyane ko binkundira ukabihana agaciro my love yeah kabisa. Twizere ko abantu bakurikiranye MNI twizere ko mwaryowe cyane n'impano y'uyu musore. Twagira ngo rero tunasoza wenda kuko n'ubutaha tuzagutumira kandi twizere ko tuzakubona. Of course. Twagira ngo tubwire ahantu dushobora cyangwa yaba twebwe yaba n'abandi dushobora kubona ibihangano byawe yaba ku channels yawe ndetse no kuri MNI kuko ufite indirimbo sibyo. Turagira ngo tubwire ahantu dushobora kubona ibikorwa byawe ndetse unakangurire n'abakunzi b'umuziki kugira icyo bakora kugira ngo abahanzi nabo bungukire mu muziki cyangwa mu bihangano by'abahanzi bumva sibyo. Bibe nk'inshingano kuri bo nawe ugire icyo basaba. Bihangano byanjye muri rusange nibyo nzakomeza gukora n'iki ngiki kiri hanze. YouTube channel yanjye yitwa Mfura TV, Instagram yanjye nitwa Mfura Uniquely, Facebook yanjye nitwa Mfura Uniqueness, na Twitter yanjye ni Mfura Uniquely, ariko by'umwihariko kuri MNI Selection ubu niho nashishikariza umuntu wese gusanga igihangano cyanjye cyane uretse kuba yanteza imbere no kuba yafata uwo muco n'abazamukomoka bakawukorana bakamenya ko hari platform ushobora gusanga ibihangano byo mu Rwanda kandi uretse kuba wakinjoyinga gusa kigateza imbere na nyiracyo. By'umwihariko nshimira na MNI ubuyobozi bwa MNI kuko bwatekereje ikintu kidasanzwe hano mu Rwanda, nubwo bitoroshye cyane ko twese twita tubyakira mu myumvire bitewe n'ibyizere abahanzi bagiye bahabwa kenshi tugatenguha. Ubwo ndavugira n'abakuru banjye MNI kuri ngiye ndabibonamo icyizere bitewe nuko nimba igihangano ngewe nifunguriyeho account mbona setinze account yanjye amafaranga azajya ajyaho mbona buri kimwe cyose ndagikoze, so ibyo bimi icyizere kuruta ko ndibuze wenda hari abandi banyabikorwa nka MNI bari mumbwire yuko natsinze nkatigeze ibihembo aho bifite itandukaniro ko yayandi umuturage cyangwa se umufana wanjye akimara gukunda indirimbo yanjye akimara kuyitora kuri MNI iko to my account. Yes. Mbese
uko umufana agutoye amafaranga aba yinjiye. Yes, amafaranga aba yinjiye cyane cyane nshishikariza n'abanyarwanda muri rusange gutora umuco mwiza wo guteza imbere abanyarwanda, ibihugu by'abaturanyi cyangwa se societe rusange mpuzamahanga bose bafite isoko ryagutse rya internet. So twebwe riracyari hasi cyane, bityo abanyarwanda muri rusange bakabe basura MNI.rwa bakareba MNI Selection ikibafitiye. Hari abahanzi benshi yabakizamuka n'abandi barakiyongeraho bakasha gutora ibihangano. Ukurikije ukuntu abonye MNI ikora, iki cyo wakangurira nk'abandi bahanzi bari ku ruhande wenda bakizamuka cyangwa n'abandi bose, ni ikihe cyiza wabonyemo gishobora gutuma nabo bavuga bati kambijyemo, kandi n'umufana uri ku ruhande akavuga ati nanjye reka nore kugira ngo bigende bityo? Wenda wagira icyo tubwira nk'umuntu umazemo iminsi ufite igihangano kimazemo iminsi. Icyo nabwira abahanzi bagenzi banjye, yaba bakuru banjye yaba n'abarumuna banjye, yabo turi kuri level imwe, bagomba gufata umuco wo kumva yuko gucuruza ibihangano gusa atari gufata isoko ryo hanze y'ibyo basha kubonesha cyangwa gushyikamo ubwabo n'amaguru yabo, ahubwo hari n'akazi gashobora gukorwa wicaye. Nivuga ngo nimba ubashe kugiza igihangano cye kuri MNI, si bihagije gusa kugishyiraho, fata n'umwanya wo kumenyekanisha yuko kiriho, ufata umwanya wo gushishikariza abantu kubereka inyungu ufitemo. Kuko niba hano mu Rwanda dushobora kugira ikibazo wenda cy'umuturage wa Gasabo cyangwa ahandi cyangwa Nyamagabe warwaye impyiko, bikaba ngombwa ko biyambaza umuhanzi runaka ngo abaha inkunga, hari umuhanzi bitewe nuko batora ibihangano bye kuri MNI abasha gutsinda buri gihembwa agahabwa amafaranga, ashobora gukora kuri account ye agatanga amafaranga yavuza wa muntu. Instead yo kuba yagenda bagakoresha event n'abahanzi 10 yitabiriwe n'abantu 5, wa muntu bafashe umwanya, abafanizi ntibitabiriye ngo aboneka amafaranga yo kuvuza umuntu. Ariko muri rusange baramusafasha umuco mwiza wo kujya kuri MNI, bakaba ariho batora ibihangano by'abanyahanzi nyarwanda. Iki n'abanzi nyarwanda bagatora umuco mwiza wo kumenya yuko bagomba gushishikariza abantu kubatorera kuri MNI Selection, kuko hariya inyungu itayigaragazayo yirigaragaza bitandukanye. Urumva nyuma y'amezi 3 ni miliyoni 2. Miliyoni 2 zakugwa nabi. Miliyoni 2 ntago zangwa nabi nubwo zitamaza. Bizagwaza ninga zingaye? Ntago amafaranga yamaza kuko no nothing. Miliyoni 2 ndakeka wahita ujya studio ugakora mu tundi tuntu. Miliyoni 2 biterwa n'agaciro k'indirimbo ugiye gukora, ashobora kuba ahwanye n'indirimbo imwe. Kabisa. Ariko muri rusange singa icya kindi MNI imaye nk'umuntu watsinze, ahubwo nanone ndagaya bwa bumenyi buke mfite bwo kubona none nagishyitsa kuri MNI ngo na bya bindi bike mbibone, kuko burya ntajana ryanga irindi. Yes, kabisa. Murakoze rero bantu bari bakurikiye MNI, twizere ko mumeze neza cyane kandi twizere ko mwinjoyinze ikiganiro. Tukaba twanashimira n'umutumirwa wacu tunamwifuriza n'ishya n'ihirwe mu mwaka tugiye kujyamo wa 2020.